Hello ladies and gentlemen, this is Afrimax Show. Twagarutse nanone ndabasuje cyane. Uyu munsi nongeye nagarutse gusa nubwo tutari duherukanye. Uyu munsi ngarukanye uburyohe budasanzwe. Mbere ya byose mushimiye ukuntu ukomeza kudutera inkunga, gukora like, share ndetse na subscribe, ndetse ukomeze unashyireho comment aho hasi kugira ngo dukomeze tubane. Uyu munsi ni uburyohe bukomeye cyane. Uyu munsi ngufitiye inkuru ishyushye, basezeranije yuko mu by'imyidagaduro tuzajya tuhagera, showbiz ndetse naho duhari no muri politiki nabyo tukabibagezaho. Uyu munsi sinzi ukuri bubyite ariko ni uburyohe. Uyu nguyu umwite Le Grand Mopao. Uyu mugabo azwi ku izina rya Koffi Olomide, gusa amazina ye ya nyayo ni Antoine Christophe Agbepa Mumba. Uyu nguyu ni umukongomani w'icyamamare muri muzika, gusa akunze kuba ari mu Bufaransa i Paris, aho bari gukora ibitaramo bitandukanye. Uyu mukongomani rero inkuru ngufitiye uyu munsi ni uko mu minsi ishize yari yarashyikirijwe urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rw'i Versailles, ashinjwa gufata ababyinnyi be ku ngufu kuko aribo bari bamushyikirije inkiko. Uyu muhanzi rero uyu nguyu agaragaye kenshi imbere y'urukiko ndetse n'imbere y'ubutabera, rimwe na rimwe bamukatira bakamufunga, ikindi gihe agakorwaho ibyaha. Gusa uyu muhanzi agaragaraho cyane na discipline nkeya. Uyu nguyu Koffi Olomide muzi mu ndirimbo nka Papa Gwawasuma ndetse na Efrakata ndetse n'iyo bita Aridor. Uyu muhanzi yari yashinjwe icyaha cyo gufata ku ngufu ababyinnyi be. Ibi byabanje kuba muri 2002 ndetse na 2006, aho yashinjwe gufatirana ababyinnyi be ndetse bamwe akanabakubita, bigatuma ashyikirizwa urukiko. Iki gihe niho inkiko zanzuye yuko bagomba kumufunga umwaka umwe, nyuma birangiye baramurekura, barongera arabakubita n'ubundi bamufunga amezi 8, baramurekura. Gusa 2016 ndetse na 2012 yongeye gushinjwa kwinjiza ababyinnyi be mu Bufaransa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Twavuga ko ari uburyo bwa fraude, nabwo biza gutuma ashyikirizwa inkiko. Gusa muri iyi minsi ho yongeye gushyikirizwa urukiko rw'i Paris mu Bufaransa, ashinjwa kuba yarafashe abagore b'ababyinnyi be ku ngufu. Bituma rero urukiko rwari bamukatiye imyaka 3, gusa biza kugaragara nyuma ko abaye umwere. So aya makuru rero nandi turakomeza cyane kuyagucukumbura kugira ngo tukugezeho inkuru nshyashya ndetse zikunzwe. Ibyo nibyo tubasezeranya buri munsi. Gusa dukomeje cyane, dukomeje cyane, uyu muhanzi bivugwa yuko ari bugufi bwo gukorana indirimbo n'umuhanzi nyarwanda w'icyamamare muzi nka Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu. Uyu muhanzi rero bitewe n'igitaramo giteganyijwe ejo bundi ku mpera z'uku kwezi, biteganyijwe yuko nyuma yaho azahita asohora indirimbo na Koffi Olomide. Gusa inzego z'umutekano mu Rwanda zatangiye kubishidikanyaho cyane bitewe n'amakosa y'uyu mugabo agenda aregwa mu nkiko. Gusa ibi ntabwo bishobora kubuza umuziki gukorwa mu gihe ba nyir'ubwite bafite imbaraga zo kuwukora ndetse n'ubushake. Kandi nyir'ubwite Koffi Olomide we akomeza agenda atangaza ko ibyo bamuvugaho ari ibihuha cyane. So turabashimiye rero ukuntu mukomeza kuryoherwa n'izi nkuru zacu. Gusa twihuse cyane, nakubwiye yuko uyu munsi ari uburyohe. Uyu munsi nagatangaza cyane kuko muri buze kuryoherwa. Nagukoreye iyo bwabaga nkuzanira za nkuru zishyushye, inkuru ziri hiti cyane muri iyi minsi. Dukomeje cyane, uyu muhanzi bivugwa yuko afite indi nkuru iryoshye. Ni inkuru y'uwo bita Diamond Platnumz ndetse na The Ben muzi nka Mugisha Benjamin. Uyu nguyu
mwagiye mwumva ku masosho media atandukanye indirimbo ya Diamond ndetse na Platinum, tugerageza no kuyumvaho gake. Gusa uyu munsi nakumenyesha yuko indirimbo yakozwe gusa iracyari muri studio, ntabwo irajya ahagaragara. Rimwe na rimwe tuyumvaho agace ariko ntabwo biraba official ku indirimbo ijya hanze ngo itangazwe kuri na clip igaragara sometime. Diamond na The Ben barimo baririmba tumwe na tumwe, gusa nta nkuru ihamye ishimangira yuko indirimbo yagiye hanze. So turacyayitegereje kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibyo bihangano. Diamond na The Ben kugira ngo bahure ntibyari byoroshye, gusa bamwe bagenda batangaza ko Diamond kugira ngo agire igitekerezo cyo gukorana na The Ben ngo byaturutse kuri Zari. Gusa biratandukanye kuko industry ya muzika bisaba kuba uri professional cyangwa se ntibituruka ku marelasiyo agiye atandukanye. So ibi ngibi mvuze bishatse kuvuga yuko aba bagabo bombi iyi mikoranire yabo igenda itwereka ishusho nziza muri muzika nyafurika. Niba yumvikana u Rwanda utangiye kuzamura urundi rwego, ndetse abana bagabo bombi n'abagabo bafite amazina akomeye cyane muri East Africa, si muri East Africa gusa n'aya Afrika yose kuko ni abagabo b'ibyamamare. So tugerageza cyane kugenda dushaka amakuru yabo kugira ngo dukomeze turyoherwe. Gusa vuba aha ngaha bizeza kubagezaho indi nkuru nshyushye iryoshye iri hiti kuri aba bagabo bombi. Gusa twiteze indirimbo nshya ya Diamond ndetse na The Ben, nubwo bitaraba official, gusa indirimbo mu minsi vuba aha ngaha iraba igiye kumugaragara kuko twamaze kubona ibimenyetso bifatika y'uko indirimbo iri gukorwa. So tugushimiye ukuntu ukomeza kubana natwe, mukomeze mudushyigikire mukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye muba mbere kubibona mudacitswe. Ndetse habaye hari igitekerezo cyangwa icyifuzo, nta handi ugomba kugishyira ni muri comment. Tukwifuriza n'umwaka mushya. Ndetse inshuti zacu turagusaba cyane kunyarukira kuri Facebook ni Afrimax Show, ndetse na Instagram ni Afrimax Show, tugakomeza tukabahana. Ciao ciao. Indi nkuru iryoshye ni inkuru y'uwo bita Diamond Platnumz ndetse na